Inkuru y'ibyishimo kuri Kiramani yasubijwe Channel ze enye anyuzaho filime. Ibyo byabaye nyuma y'uko havuzwe ko bahakinze imeri ye yari iriho Channel enye bikaba mu buryo atazi. Ni mu gihe hashize iminsi bivugwa ko yakennye. Ese izi Channel zibwe mu buhe buryo? Ese ibyo gukena byaturutse ku ki? Hamwe n'ibindi biri kuvugwa, Kiramani yagize icyo abitangazaho. Ikaze mu kiganiro kitarambiranye cy'ibiri kuvugwa muri iyi minsi. Abinyujije kuri Channel ye nshya kuwa 21 Werurwe mu mwaka wa 2025, yatangaje ko Channel ze enye yacishagaho filime bazibye. Yavuze ko kuba Channel zari zagiye atari prank, atari ukubeshya, nta filime ari kwamamaza kuko ashatse kuyamamaza asharinga kuri Channel zose akanabwira abakinnyi bagasharinga. Ariko kuwa 23 Werurwe mu mwaka wa 2025 yazisubijwe abifashijwemo na DC Clement. Byatangiye agiye gusohora filime, agiye gushyiraho thumbnail cyangwa ifoto iranga video, biranga. Arebye kuri email asanga bamubwira ko email imaze isaha bayihinduye. Bamubwiye ko DC Clement ajya amenya amakuru y'uko bigenda, abwira Clement aramurebera, biranga. Babwira uwo baziranye bo mu Buhinde, basanga atagifite access kuri email ye, bivuze ko nta burenganzira afite bwo gukoresha email ye kubera ko ngo recovery email yari yahindutse. Izo Channel zose enye bari bazibanye na AdSense kandi bari guhembwa kuwa 24 Werurwe mu mwaka wa 2025, akaba yari afite ubwoba ko ayo yakoreye ku kwezi kose atazayabona. Murungi Sabin na Clement babwiye Kiramani ko 99% Channel zigaruka ariko nko mu minsi 5 kugeza kuri 7. Hari uburyo buzwi umuntu yibwa Channel yohererejwe link kuri email, wayikandaho abahaka bakaba babonye access kuri email yawe, ariko we ntabwo yibuka ibyo biba. Gusa ngo hari igihe atanga machine bakayeditingiramo, wenda hakaba hari wakanze kuri link y'abahakaza atabizi cyangwa bakaba baramugambaniye. Gusa ubwo ntabwo ari bwo buryo bwonyine bwo kwibwa Channel, hari n'ubundi bwinshi cyane. Kiramani yatangaje ko iyo atasohoye filime umunsi umwe agera kuri miliyoni 1 aba yihombye kuko ntiyabura amadolari 200 kuri video imwe. Ubwo rero yari Channel enye kandi akaba asohora video buri munsi kuri buri Channel, ubwo ni ibihombo by'amadolari 800 ku munsi. Ubwo iyo atinda gusubizwa Channel ibihombo byari kuba byinshi, ariko byagenze neza zigaruka vuba. Imwe mu ntambwe yo kudaheranwa n'ibibazo ni ugushaka akantu keza kari mu bibazo umuntu anyuramo. Nk'umuntu wese wemera Imana, Kiramani yatangaje ko ibi byose bibaho kubw'impamvu, ko bagomba kwitonda ku buryo yacungaga email ye. Uku kwibwa Channel byabaye nyuma y'uko hashize iminsi bivugwa ko yakennye kugeza aho yagurishije imodoka akirukana abakinnyi. Ariko ubwo yaganiraga na Lucky Man kuri RTV yatangaje ko byaturutse ku burwayi kubera gukora cyane mu gihe kigera ku myaka 3 aruhuka amasaha make. Kwa muganga bamubwiye ko agomba kugabanya uburyo akoramo kubwo kurinda ubuzima bwe. Arabyumva akajya abwira abakinnyi ibyo bakina ariko atahibereye kuri buri gace bakina. Kubwo hari amagambo yabongereragamo bituma bitazamo umwimerere nk'ibyakorwaga hibereye 100%, bituma abareba filime bagabanuka, ubwo niko n'amafaranga yagabanutse. Kubyo kwirukana abakinnyi yatangaje ko nta mukinnyi yifuza ko yagenda, ahubwo ko wenda yabagabanyiriza iminsi yo gukora ariko ntihagire ubura. Ubwo nibimenyesha ko nta bakinnyi yirukanye. Abantu bavugaga ko yagurishije imodoka, yaje gutangaza ko imodoka yari ifite agaciro ka miliyoni 35 kandi yanywaga 600 ku kwezi bitewe n'ubwoko bwayo. Akaba yarabonaga yari ukwicaza amafaranga kubwo yayikoreshaga mu gitondo na nimugoroba gusa, andi masaha nta kiri kwinjiza. Ahitamo kuyigurisha ayashora mu mushinga uzaba uri kwinjiza. Yabisubiyemo ko atakennye kuko amafaranga yayigurishijemo ntago yapfushijwe ubusa, ahubwo ari gukoreshwa mu bizabyara andi mafaranga. Yatanze umucyo ko atakeneshejwe no gukora ubukwe buhenze, ko yayakoresheje kuko yari ayafite atari inguzanyo. Ubu ibintu byamutwaraga amafaranga yarabigabanyije. Mbere iyo yabaga ari muri groupe z'ubukwe cyangwa za birthday, yabonaga umuntu yatanze amafaranga runaka wagashyiraho menshi kuye kubera babaga bamuzi ko ari umukire, ariko aza kubona ntaho byamugeza, ahitamo kubigabanya. Aho kuyatanga muri ubwo buryo ayafashisha abatabasha kuyakorera.
Ubu akaba ari mu bibazo bya YouTube kubera atabonye umwanya uhagije wo gukurikirana abakinnyi bari gukina, ariko bitandukanye n'ubukene nk'uko n'ubusanzwe hari igihe bitaba bigenda neza, nk'uko agira ati ndacyafite iduka ry'imyenda na resitora iracyari gukora, rero nta gikuba cyacitse ni ikibazo gisanzwe. Ubwo yasubijwe channel ze, yabwiye abakunzi be ko hagiye gushya agiye kubaha filime. Abavugaga ko yagurishaga ngo ajye hanze, yavuze ko ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga aba ari byo 10%, yongera ati najya hanze mbona nakennye nta kundi nabigenza. Inama agira abari gukora filime ni ukudashutinga episode nyinshi icyarimwe, ahubwo ko bagomba gukora nk'eshatu cyangwa 5, kabanza bakareba ko bazikunda, abareba bazikunda bakabona gukora izindi. Yashimangiye ko atakennye, ahubwo ko ibivugwa byose ari ibinyoma by'abashaka gucuruza inkuru zabo. Uba ugeze aha ni uko wakishimira kudushyigikira. Kanda kuri subscribe kugira ngo ujye ukomeza kubana natwe mu biganiro binyuranye.